nakubwiye nuko Ethiopia ariho hantu iyi kawa twese tunywa yavumburiwe. Ni inkuru rwose izwi nta muntu bihakana, bivuga ko yari umushumba uragira intama ariko akajya abona amatungo agira ikintu aryaho akagikunda cyane akishima, ikawa buriya yongera imbaraga, akabona amatungo nyine arashabutse kandi agakunda kugenda aryizo mbuto. Rero nawe ngo yaragiye asoroma za mbuto nawe aziryaho, asanga koko niko zimeze, azibwira n'abandi, biza guhinduka none ubu ngubu hari iyo bimva ngo ni espresso, ngo ni latte, ngo ni byose. Uriya mwami ubundi mbere atari yabo umwami ngo bamwite Haile Selassie, ubundi mbere yitwaga Tafari. Rero yavuze ngo Rastafari, Ras Tafari ni Chief Tafari, biba bivuze Chief Tafari. Rero aba Rasta bira bintu barabyitiriye. Ubu ngubu twe umuntu anyura kuvuga ngo Rasta, ariko ubundi ni Ras, ni nko kuvuga abakristo nyine, abakristo bakomoka kuri Kristo. The Update TV. Twongeye kugusuhuza wowe wakanze kuri kukazogera ka subscription kuri The Updates TV. Navuga yuko iki ni kimwe mu biganiro tugiye kuzajya tubagezaho mu gihe gitandukanye cyitwa Inyuma y'amarido. Muri Inyuma y'amarido hagiye kuzaza haza ibintu bitandukanye, ako ni kamwe mu duce navuga dutatu tugiye kuzajya dukora, muzagenda mubona wenda mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Imbere yacu hari umugabo uza kubibwira, ntabwo nza kumuvuga, musanzwe mumenyereye cyane mu busesenguzi butandukanye, ariko noneho hari topic yatuzaniye agiye kuzajya agenda tuzengurukira mu bihugu bitandukanye, update zaho ukuntu zigiye zimeze muri aka gace navuga twise Inyuma y'amarido. Ibindi bintu tuzadukora ni ama breaking news n'ama documentaire agiye atandukanye tugiye kuzajya tubagezaho wenda mu gihe gitandukanye. Navuga ngo wowe utarakanda subscribe mbere na mbere kanda subscription kugira ngo tuza tugendana n'ubundi. Gukanda subscribe waraguza amamega yawe ntago ari gihe, ntago bisaba umwanya munini cyane. Niyo mpamvu wenda navuga ngo wowe ugiye gutangira, ugiye kureba iki kiganiro, ni kimwe mu biganiro tugiye gutangiza kuri Inyuma y'amarido. Tuzagenda tujya mu bihugu bitandukanye, Savimba agiye kuzagenda dusesengurira cyane cyane muri bwa busesenguzi bwa mugiye muzi. Niyo mpamvu tugiye kumuhereza ikaze, adusuhuze, atubwire wenda bimwe mu bintu agiye kutubwira, nanjye ngenda mubaza ibibazo bigiye bitandukanye mpababere mbega. Njyewe nitwa Seven Maestro, n'ubundi nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ni Musa Savimbi nkuko mubimenyereye. Tujya dukora ibiganiro rero bigiye bitandukanye, tukabagezaho n'amakuru, kwakunda amakuru abakiza tukabamenyesha, ndetse tugakora n'ibyegeranyo. Ariko ubu ngubu twatangije noneho gahunda yo kubasobanurira ibintu bibera ahandi hantu cyane mu bindi bihugu, mu makaritsiye hose tuzahagera. No kuvuga ngo ngewe niba nawe ufite nk'ahantu watembereye ukavuga uti nabonye imibereho y'ahantu hadasanzwe, n'abamasayi tuzageraho bose tugende tubabazanira, cyangwa tumenye umuntu wahageze noneho abe yaza we atubwire uko byagenze, adashaka kuza imbere ya kamera arabimbwira ngiye nkabibabwira. Uyu munsi rero tugiye guhera ku gihugu cya Ethiopia. Impamvu nahisemo ko duhera ku gihugu cya Ethiopia, ubundi twanabara yuko umurwa mukuru wa Afrika uyu munsi wa none uherereye muri Ethiopia, Addis Ababa cyangwa Addis Ababa, bitewe n'ururimi. Kubera ko uyu munsi wa none Ethiopia ni igihugu usanga gikorerwamo, nuvuga ngo ikicaro cy'umuryango w'ubumwe wa Afrika, AU, African Union. Ubu ngubu tuvugana kiri muri Ethiopia, Addis Ababa. Cyanahageze kera, ni naho cyahoze, ikiri na OU niho cyabaga, Organisation Africaine na komisiyo y'umuryango w'abibumbye, na komisiyo ishinzwe iterambere, ishinzwe ibintu bya ekonomi, nyine ni komisiyo y'UN y'umuryango w'abibumbye. Buriya nayo ikorera muri Ethiopia. Savimbi rero bivuze ko ni igihugu gisa nkaho ibindi bihugu byo muri Afrika byemera yuko kibihagarariye, cyane yuko Ethiopia aricyo gihugu cyagerageje kwihagararaho ntigikolonizwe. Ubu navuga n'ubundi hari ibintu ugiye kutubwira wenda mu gihe tugiye kumarana, ariko ndagira ngo wenda kugira ngo abantu baze no kumenya ibintu bagiye gukurikirana, ni ibihe bintu bidasanzwe ugiye kutubwira byo muri Ethiopia ugereranyije wenda n'ibindi bihugu?
ni ukuvuga ngo ngiye kubasobanurira bo ahanini Ethiopia ni igihugu cya kera kurusha uko mubikeka ni igihugu gifite umuco wa kera kandi umuco utarigeze uvangirwa kubera yuko kitigeze gikolonizwa ngo abazungu bahazane ibintu byinshi kugeza n'uyu munsi wa none baracyakoresha ururimi rwabo buri Ethiopia nicyo gihugu kigifite na Bibiliya yabitandukanye n'izi zindi irimo ibitabo byinshi nka bira bitabo bya Enoki n'ibindi bitabo bagiye bavana mu mabibiliya y'ubu i Roma na hehe n'aba Protestant bo baracyafite Bibiliya yindi iri mu rurimi rwabo. Ikindi Ethiopia buriya niho hantu hambere Ethiopia nibo bantu ba mbere bavumbuye ikawa tunywa buriya nibo bantu ba mbere bamenye ko ishobora kunywebwa. Ibyo nabyo ndibuze kubabwira turibuze kubigeraho. Ikindi ku isi yose yageze mu bindi bihugu ari hivuye. Ikindi kintu ndibuze kubabwiraho buriya nuko bivugwa ko Ethiopia n'abakozi b'Imana baho cyangwa se abatambyi cyangwa se abo bapadiri b'Aborthodox bavuga yuko aribo bantu bafite isanduku y'isezerano imwe muri Bibiliya. Abantu batazi aho yarengeye bajya bavuga ngo yarabuze. Murabizi isanduku y'isezerano ni amabwiriza Imana yahaye Musa na Aroni barayubaka bakavuga bakayigirira ihema ryayo bakavuga ko ari ubuturo bw'Imana ubwo nuvuga ngo bagendaga Imana barimo hagati. Ariko isanduku y'isezerano yaje kuburirwa irengero. Rero bivugwa yuko buriye uyu munsi wa none ni muri Ethiopia. Ahubwo se ko numva Ethiopia ubwo tugiye kureba tugiye kumva no muntu na Haile Selassie numva nawe yari wo muri Ethiopia. Niwe mwami wa nyuma wa Ethiopia. Niba umuntu nka Bob bavuga relation y'ukuntu Bob Marley ntago ari Bob Marley nuvuga ngo Rastafarian nuvuga ngo uriya ni nk'idini y'abarasta ifite isano ikomeye cyane na Ethiopia. Nge nanahamya ko ariho navuga ifite icyicaro yanavukiye nubwo buriya abarasta benshi bava muri Jamaica ariko buriya abarasta bo bafata Ethiopia nk'igihugu cy'isezerano kuruta ahubwo ahandi hantu hariho hose. Rero ibyo bintu byose nibyo tugiye kuganiraho. Ubwo narigiye kuvuga ni ko numva hari ibintu byinshi byabaye ahubwo muri Ethiopia abantu kuko niba bajya numvaga kera bakunda kuvuga ngo ako no gutebya ngo Bob ngo niwe ngo niba ngo yararagiye ihene ngo ahantu ngarangije ngarabona ngo zigiye ngo zirishije ngo icyatsi oya ibyo kuvuga ngo rumoye ibyo abantu benshi iyo nkuru nakuze nyumva bavuga ko Bob Marley we muntu wavumbuye urumogi bwa mbere ariko ntago ari byo. Urumogi rwanywewe kera hari inkuru nyinshi nko mu bahinde bagira n'Imana niba mwita Lord Ganesh niba ari Krishna bakunda gufotora afite utwiso dusa nk'utwarerembuye duto bavuga yuko ubwo yari yanyweye urumogi rwinshi nyine amaso yahindutse kubera ko abatambyi bo mu Buhinde bahereye kera banywa urumogi bavuga yuko iyo barunyweye rutuma bashobora ngo kumedita bakajya mu zindi dimension kuri. Rero ntabwo ari Bob Marley ntabwo no mbere y'ivuka rya Yesu kera urumogi rwahozeho. Ugiye gupyatura rero ugenda utubwira bimwe mu bintu wenda byo ugenda uvuga ngiye simbyumva urabizi ntago nakemera ibintu ngiye umbwiye ntari ko byumva. Navuga ngo mu bintu byabaye muri Afrika wenda watubwiyemo kimwe ari nabyo uza kudukomoreza wenda mu mwanya uri buze ugiye kuza. Ethiopia ni igihugu kitigeze gikolonizwa hari ikindi gihugu muri Afrika kitakolonijwe ni Liberia ariko ni igihugu cyashinzwe n'abazungu. Nuvuga ngo hari politiki Amerika yari yarazanye yo gusubiza barabiraburi wabo bakimara guca ubucakara ariko bakavuga bati ntitwamenye aho twabakuye. Kwanza ubwo bari bagiye kugaruka si nabo bari baravuye muri Afrika n'abuzukuru babo cyangwa abuzukuruza bari abantu batazi n'inkomoko rimwe na rimwe. Kuko urumva ari nigiye bura mu bucakara ni ikiganiro nzakora giye buriya mu bucakara bagamo ibintu bita zoo ugasanga nk'umuntu bamufata nk'inyende bakamushyira muri zoo abantu bakishyura bakaza kumureba. Hari nk'umwana wo muri Kongo wanapfuye yiyahuye kubera ibyo bintu bamukoreye n'undi mukogore wari muri zoo mu Bufaransa yarateye neza cyane rone imiterere y'Abanyafrika ugasanga mu nda ni hato hasi amataye n'ikibuno n'ibinini cyane ariko yarakabije abazungu bakaza kumureba yarafite imiterere idasanzwe ariko urumva ko ari kumushungera. Ibyo nacyo ni ikindi kiganiro. Reka tureke kujya mu bindi bintu twanzike kuri Ethiopia tugiye kutubwira ibyo bintu biri muri Ethiopia. Tujye kuri gahunda. Bundi Ethiopia nabanza nkavuga yuko ari igihugu mbere na mbere gifite imizi n'umuco wa kera kubera yuko cyane cyane kera bayitaga Kushi. Ntabwo ari Ethiopia nk'uyu munsi wa none uko ibingana ariko ni muri biriya bice n'ubundi Ethiopia iri kuko Ethiopia buriya kera yahoze inafatanya na za Eritrea ibyo nabyo nindi ariko buriya ahantu bita Aksum ni umujyi wa kera cyane. Ku buryo rero Aksum ni umujyi uri mu majyaruguru ya Ethiopia niwo ufite igicumbi
kirimo ku buryo hari n'ibisigaratongo bajya babona muri uwo mujyi byo mu myaka rwose myinshi cyane n'ibihumbi. Ni umujyi rero uri haruguru wegera hafi y'inyanja itukura ku buryo harimo nk'ibirometero 160 kugira ngo ugere ku nyanja itukura. Ariko Ethiopia ni igihugu kiranclave landlocked, ni ukuvuga ngo ntabwo gikora ku nyanja nta na hamwe. Bagize n'ibiganiro aho bifuzaga ko Eritrea bakongera bakifatanya kugira ngo barebe ko yakora ku nyanja, ariko Eritrea nta biragoye. Rero Ethiopia ubwo urumva irazengurutswe, ibarizwa mu ihembe rya Afrika. Hepfo yayo haba hari Somalia na Kenya, ahandi hakaba Eritrea na Djibouti, ku rundi ruhande hirya hari Sudani y'epfo n'iya ruguru, zose zihana imbibi na Ethiopia. Rero Ethiopia ni igihugu kinini kandi cya kera gifite imizi pe, kuko tugiye nko muri Bibiliya wenda tutiriwe tunajya kure, ubona yuko muri Bibiliya bavuga kuri Ethiopia ko yahozeho icyo gihe nko mu bihe by'abami. Muri Bibiliya mu bihe by'abami icyo gihe hariho abami ba Yosiya, ba Ezekiya, gutyo. Muri ibyo bihe rero by'abami hari igihe bajyaga bavuga yuko ngo Imana yabateje abanya-Ethiopia. Urumva cyari n'igihugu gikomeye ku buryo cyashoboraga gutera Israel muri biriya bice abaheburayo babagamo kikahigarurira. Bibiliya ikomeza ivuga yuko Ethiopia, hari n'ahandi hantu no mu isezerano rishya ntago nibuka nyiri ivanjiri wayanditse, bavuga inkone yari ivuye muri Ethiopia ije gusenga, nanjye kuvuga gusenga mu Yerusalemu. Uwo muntu urabizi aza guhura n'abigishwa, Yesu aba yaragiye, bakamusobanurira ijambo ry'Imana bikarangira banamubatije. Bivuze ngo mu gihe cya Yesu abantu bashoboraga kuva muri Ethiopia bakajya gusengera i Yerusalemu. Bihita binakwereka amateka Ethiopia ifitanye na Israel cyane. Ujya wajya kubyumva bavuga ngo muri Ethiopia haba abayahudi bita abafarashi. Ariko ngira ngo bano bayahudi baje uyu munsi wa none bari muri Israel ni abazungu b'umweru. Nta nubwo bashaka kwemera yuko abayahudi bigeze baba birabura, kandi twese tuba tubizi amateka. Ni nayo mpamvu bihakanye bari abayahudi bo muri Ethiopia. Barabemera, ariko Israel itangira guturwa bayimaze kuyishinga ejo bundi muri 46, ntago bari abayahudi bo batashye. Abayahudi bose bari Burayi bagiye bagaruka mu gihugu, ariko bari muri Ethiopia basa nk'ababakumira. Ariko amateka ubundi avuga ko Salomo yateye inda umwamikazi w'Isaba, umwe mujya mwumva, yari mwiza cyane, aza gusura Salomo ariko amufitiye ibibazo ashaka kumubaza, kuko ngo yari yaramvise ngo ni umuntu barata cyane, ngo ni umuhanga. Ajya kumusura, amubaza ibibazo byose, Salomo arabisubiza, arumirwa, aramwemera, birangira namuteye inda. Umwana rero baje kubyarana witwaga Menereki wa mbere, niwe waje kuba umwami. Ubwo bwami bwo mu gihe cya Salomo, Salomo wenda tubari ko yabayeho nko mbere ya Yesu imyaka 100, kuko Dawidi na Salomo ni mbere ya Yesu imyaka 1000. Noneho ubwo urumva rero ubwami bwo muri Ethiopia busa nkaho bwahagaze imyaka 3000 mpereyaho, kugeza uyu munsi, kugeza oya ntabwo ari kugeza uyu munsi, kuko uyu munsi wa none ntago hakiriho ubwami. Uvuye ku bwami bwa Salomo se twari uvuze imyaka 1000. Kuva kuri Salomo kugera kuri Yesu harimo imyaka 1000. Kuva kuri Yesu kugera uyu munsi harimo indi myaka 3000. Ariko 3000 2,000 nyine wakongeraho bya gihumbi nyine nicyo mvuga nyine, ubwo ni 3000 ugereranyije n'iki gihe, si byose. Ubwo rero no kuvuga ngo umwami wa nyuma uriya nyine Haile Selassie niwe wa Haile Selassie. Haile Selassie niko bamwitaga, niwe mwami wa nyuma, niwe mbese ubwami bwacikiyeho. Yakorewe kudeta n'undi mugabo wari umujenerali icyo gihe bitaga niba ari Mariamu nde, gutyo aramwica muvanaho, ubwami buhagarariyeho. Ariko Meneriki niba uri umwana w'umwamikazi w'Isaba na Salomo, ubwabyo birakwereka yuko ubwami bwashobora kuba bwari bunariho mbere, kuko uwo mwamikazi yagiye gusura Salomo n'ubundi ubwo bwami bubaho. Urumva Ethiopia rero niyo mpamvu nababwiye ngo ni igihugu cya kera cyane. Muri Bibiliya igaragaramo nk'inshuro zigera muri 40 bavuga Ethiopia, yaba mu masezerano ya kera na y'ubu. Iyo ushyizemo no mu bindi bitabo byinshi bitaba muri Bibiliya bagiye bakuramo, usanga ko yagiye ivugwaho cyane nkaho cyari igihugu gikomeye cyahozeho. Niyo mpamvu rero nababwiraga yuko Ethiopia ari igihugu cya kera. Ethiopia rero niyo mpamvu niba wumva ko mu gihe cya Yesu umugabo nababwiye
wari inkone ariko buriya yabaga ari umuntu ufite akazi gakomeye ibwami. Yari umutware, yari umuntu ukomeye. Nimba yaragiye gusengera Yerusalemu bikarangira bamwigishije bakanamubatiza, ubwabyo birakwereka yuko abanya-Ethiopia bayobotse idini ya Judaisme kera. Kubera iki? Ni nacyo gishimangira yuko abayahudi koko abanya-Ethiopia bakomoka kuri Salomo. Kuko urumva n'idini ye barayikurikiranye. Noneho ubu ngubu tuvugana baje kwadabuta idini y'Aborthodoxe niyo ikomeye muri Ethiopia. Baza kuyadabuta mu kinyejana cya 4. Niyo mpamvu buriya Bibiliya yabo itavangiye itagize ite kuhera mu kinyejana cya 4 nyuma y'ivuka rya Yesu. Urumva nko mu myaka 400 yari ikurikiyeho, bo bahise bafata ubwo Orthodoxe. Urumva ni Burayi icyo gihe ibihugu byinshi idini ya Kiliziya yari itarahagera yo bukristo bahita baba Orthodoxe. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi wa none aba Orthodoxe nibo bantu niyo dini ifite abantu benshi nyine muri Ethiopia. Kubera yuko ubu ngubu indi dini ikurikiraho ni Islam. Abayisilamu nabo barahari cyane ko igihugu iherereyemo hari hafi za Misiri, wambutse n'inyanja itukura hakurya uhita ugera mu bihugu by'Abarabu muri Aziya. Abayisilamu nabo barahari benshi, akongera akaba n'abaprotesta. Ariko Judaism n'andi madini ya gakondo yaracyari hasi, ni ntago afite abayoboke benshi. Urumva amadini rero nuko yagiye ahaza, amadini arahari ariko akaba atarashoboye gusenya umuco wabo, nubwo ayo madini nyine wumva yahamaze igihe kinini. Noneho bivugwa ko rero ibyo kare nababwiraga tugitangira turi buze kuganiraho, Ethiopia abatambyi, abantu ngo n'abakozi b'Imana baho ba Orthodox bo biyemereza neza ko isanduku y'isezerano iri mu gihugu cyabo, muri wa mujyi nababwiye bita Aksum, uri mu majyaruguru ya Ethiopia. Isanduku y'isezerano ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo nko muri Bibiliya bari kuyivuga hari igihe umutambyi bitaga Eli we ngo yigeze no gushaka kubona, yabonye Abafilisitiya babatsinze ngo aravuga ngo reka tuyijyane ngo tuyijyane ku rugamba, ariko Imana yaramukuyeho amaboko kuko wasangaga we n'abana be bitwara nabi cyane barya amaturo binjira hera uko biboneye, intama zo gutamba bazirya bakakaza abantu. Uko rero bayijyanye Abafilisitiya barayifata. Ariko ngo ikigirwamana cy'Abafilisitiya cyitwaga Dagoni, kuko bayijyanye bakayibika mu ngoro ya Dagoni, ngo bwaracyaga bagasanga cyayikubise imbere cy'ubana. Urumva izwiho imbaraga. Hari n'undi mugabo bita Uza, ngo bari bayimuye Dawidi icyo gihe yari yimuye isanduku y'isezerano, avuga ngo ntago naba mu nzu nziza ngo isanduku y'Imana ibe ngo mu ihema. Bayimuye rero ngo amafarashi atsikiye ngo ashatse kurambura ukuboko ngo ayiramire, yabaye nk'ukubiswe n'amashanyarazi arapfa. Aho ni naho bamwe banagenda bavuga ko iriya sanduku ari intwaro kurusha uko yaba ari ikintu kiri aho gusa. Ariko abo ni abandi basesenguza. Urumva bakavuga rero ngo buri iriya sanduku bamwe bavuga ko ngo Yeremiya yayihishe ngo bakayijyana hariya kuko hari abandi bantu ariho hari bene wabo baba Judaisme nyine, baba Judaiste cyangwa basenga mu idini imwe, bo bakavuga ati igihugu cyacu kirasumbirijwe kizatsindwa, ngo bakajya kuyihisha muri bene wabo, kuko icyo gihe bari bakibafata nka bene wabo, batari hazamo ngo abantu by'abazungu n'abibikara kandi bose bakomoka ahantu hamwe. Noneho indi nkuru ikavuga yuko ahubwo ngo umwana wa Salomo Menelik ubwe, Salomo ngo kubera ubwenge n'ubuhanuzi yari afite, yari abizi ko igihugu cye munsi umwe kizagera kikabura, ahitamo ahubwo kuyihungisha hariya, ayihera umwana we Menelik, karabizi ko nawe agiye kuba umwami muri Ethiopia. Izo nyine ni inkuru gusa, abatambyi baho bo barabyiyemerera bakavuga yuko iyo sanduku ihari, ariko ahantu ntibahayemera kugera umuntu umwe, iyo apfuye nibwo asimburwa n'undi. Uwo muntu agomba kuba ari imanzi, atarigeze akora imibonano mpuzabitsina, akaba ari umuntu wiyeguriye ubuzima bwe bwose kuyiba hafi no kuyitaho, ubwo niba ari ukuyihanagura niwe wenyine winjira ngo aho iri. Nta mukerarugendo uhagera, gusa iyo shapeli irahari yitiriwe ngo Bikira Mariya umwamikazi wa Siyoni, niko yitiriwe. Noneho abantu bo bashobora kuyisura bakababwira ngo iba muri iyi shapeli, ariko ntibageramo. Noneho icyo ngicyo ni ikijyanye n'iya sanduku y'isezerano. Nababwira rero n'ahantu Ethiopia ihurira n'abarasta. Ubundi
Rastafarianism ubundi nta nubwo ari rasta bifatanye. Rasi bivuze umutware, ni nka chifu, ni gikomangoma, ni umutware. Gurasi gusa. Urumva? Noneho uriya mwami rero wahaye abarasta ubuhungiro agahamagara bari abirabura bo muri Jamaica icyo gihe, ariko bari basumbirijwe n'abazungu babakolonizaga, ntimugire ngo wenda ni ikindi. Aza we arabahamagara arababwira ati umuntu uzajya wumva afite ikibazo ajyaza, cyane ko muri Afrika ni nacyo gihugu kitari cyarakolonijwe, cyari gifite ijambo cyigenga. Aza guhamagara rero babantu b'abarasta arababwira ati mujye muza hano. Bo rero bahita bamufata ngo bundi uriya mwami wapfuye bamufata nk'Imana nkuko Yesu yaje. Urabizi hari imyumvire kuvuga ngo hari ukugaruka kwa kabiri kwa Mesiya. Abarasta bavuga ko rero ari uriye. Bamwita intare yo mu muryango wa Yuda. Kubavuga ko ubwo Yesu nkuko yigeze kuvuka kuri iyi si yongeye noneho kugaruka bwa kabiri, Mesiya yagarutse noneho hari uriye. Gusa uriya mwami yarinze apfa ibyo bintu atabyemera. We yari umukristo nawe yemeraga Yesu. Ntago yigeze ahatira abantu kumusenga mutazabyumva nabi, yarinze afata nayemera ibyo bintu bakora. Gusa ubuhungiro yarabubahaye, n'uyu munsi none agace bakatiye karacyaha ari kabamo abajamaika benshi. Abantu benshi banakeka yuko Ethiopia ari igihugu kibamo bari abantu basa nkaho bajya kuba uruhu rwerurutse n'umusatsi w'irende, bajya kuba nk'abarabu cyangwa nyine urababona. Ariko buri habamo n'abandi bantu mu majyepfo bibikara cyane, bafite na wa muco batobora umunwa bakagenda bashyiramo ikintu kizengurutse ukabona cyageza. Nabo ari abantu bura nabo muri Ethiopia. Rero uriya mwami ubundi mbere atari yabo umwami ngo bamwite Haile Selassie, ubundi mbere yitwaga Tafari. Rero yavuze ngo Rastafari, Tafari ni Chief Tafari, biba bivuze Chief Tafari. Rero abarasta baramwita bira bintu barabyitiriye. Ubu ngubu twe umuntu anyura kuvuga ngo Rasta, ariko ubundi ni Ras. Ni nko kuvuga abakristo nyine, abakristo bakomoka kuri Kristo. Ubwo rero ubundi ni Ras Tafari. Noneho iyo urebye ibendera ry'abarasta uyu munsi wa none haba harimo icyatsi, umuhondo n'umutuku. Uyu munsi wa none ibendera rya Ethiopia naryo nuko ni icyatsi, umuhondo n'umutuku mu mabara atambitse gutya. Habanza icyatsi agakurikiraho umuhondo agakurikiraho umutuku hasi. Ariko noneho nka kura mu ibendera ry'u Rwanda harimo izuba, ho habamo inyenyeri y'amaguru 6. N'ubundi bayita inyenyeri ya Dawidi. Ira nyenyeri ya Dawidi na ba Salomo kwanza buriya n'abayahudi hafi ya bose uzabacunge agira tatuwaje y'iriya nyenyeri cyangwa akambara agakufe kariho inyenyeri. Yewe no mu gihe cya Hitler buriya babakorera genocide abayahudi bagomba kwambara umwambaro uriho inyenyeri kugira ngo bajye biranga aho abayahudi bari hose ngo babakurikirane, ariko kwari no kugira ngo bayidentifie bazabone uko babica babamari bajye banamenya abasigaye. Iyi rero ubu ngubu ibendera rya Ethiopia mbere batari barihindura kiriho umwami ntago ryabagamo iriya nyenyeri, ahubwo habagamo intare. Habagamo intare, binavuga nyine ya ntare yo mu muryango wa Yuda bavuga. Niyo mpamvu rero abarasta bo baracyafite ibendera n'ubundi nk'iryo. Niba ubyubika neza uzareba amabara y'abarasta, icyatsi, umuhondo, umutuku. Ariko ubundi akenshi bibanda ku ntare rero, kuko iri bahinduye bagashyiramo iriya nyenyeri ntago bo barikoresha. Noneho abarasta rero kuva bahabwa ubuhungiro hariya ahantu bo ubundi iriya niyo Siyoni yabo, bayifata nk'umurwa mutagatifu. Muri Jamaica buriya bemera Ethiopia no kurusha. Muri Ethiopia bo nta nubwo ibyo bintu baba babyumva cyane. Akaba rero ari uko nguko abarasta bafite isano ikomeye cyane no mu ibendera bikaba bigaragaramo, bakaba bafitanye isano na Ethiopia na Afrika muri rusange. Ku kintu rero cyuko Ethiopia itigeze ikolonizwa buriya mu mwaka w'1830 mu 1830 Abataliyani baje gufata Ethiopia. Urumva nyine bicaye mu nama Iberire baragabana, Abataliyani basaba Ethiopia nabo ubwo mu bagabanye, ariko bagiye kuyifatira bananira. Ni ukuvuga ngo ibihugu byo barababwiraga, urumva nubwo bagabanaga ubwo wowe iyo yageraga kuri tere ibyo wahuriraga nabyo birakureba. Ethiopia rero nicyo gihugu cyonyine cyihagazeho, Ubutaliyani buraza buje gukoloniza bararwana biranga.
icyo gihe Ethiopia yari ifite imbunda, ifite n'ibindi bihugu bikorana na za Misiri zo zari zarateye imbere. Buriya Misiri Egypt yafashije Ethiopia mu ntwaro. Hari n'indi nkuru mujya mwumva yuko habayemo no kwanga kugambana kubera ko ngo batanze intwaro bararebye basanga gukuraho umwami biraruhije, bajya kureba undi mwami, bivuze ko yari yaranibye ubwami ubundi kandi nibyo. Bajya kureba rero umuvandimwe we wari uri muri Sudani yahungiye, baramubwira ati tuguhe iki kugira ngo ugende umukureho ariko natwe yemere tugukoronize. Bamuha intwaro nyinshi cyane ziremereye ariko yanga guhemukira umuvandimwe, ahubwo aragenda barahura, aramubwira ati bagiye kugutera reka nziguhe. Bituma urumva abataliyani bahombejwe nuko bahaye umuntu intwaro bazi ko bagiye gufatanya, ubwo akaziha umwanzi, akaziha mwene wabo. Nabyo biri mu bintu byatumye byongeraho umusada. Noneho ubwo icyo gihe bararwanye birananirana. Ethiopia ni igihugu cy'imisozi ihanamye cyane miremire. Ngira ngo uyu munsi wa none Addis Ababa ni nawo mujyi wa mbere uri ku butumburuke buri hejuru ku isi buriya. Iyo misozi yarabananiye kandi abanya-Ethiopia bo bari bayizi. Ikindi Ethiopia igira abaturage benshi, bari muri miliyoni 120 ngira ngo ahubwo. Akubwo baba bafite ubuso bunini bw'igihugu nabo. Igihugu cyabo nacyo ni kinini. Na buso ntago mubwibuka ariko bafite abaturage nyuma ya Nigeria. Ethiopia nicyo gihugu gikurikira mu baturage benshi. Burya. Nezi kara Afrika y'Epfo. Oya. Ethiopia iratuwe cyane, iri muri miliyoni 120. Ntago nzibuka neza ariko ziri muri 120. Aka abantu babyumve neza nubwo ari izo miliyoni. Ubwo tugiye ku bucucike kuri kilometero kare u Rwanda tubari imbere cyane. U Rwanda ruri mu bihugu urushaka kuba ku isi ari nk'urwa kane rucucitse. Mu bihugu bitanu u Rwanda ruri. Kuko mu Rwanda turi muri birometero, ikilometero kimwe kiba kiriho abaturage 500 na nka 500. Ruracucitse. Noneho Ethiopia rero ifite abaturage benshi, ifite abakozi nyine nawe urabyumva. Ifite urumva no mu gihe cy'urugamba yari ifite abasirikari. Ubutaliyani bwarakubiswe burananirwa burataha. Icyo nicyo gisebo cya mbere cyabayeho ku gihugu cy'Iburayi gutsindwa n'igihugu cyo muri Afurika, ku buryo abataliyani iyo nzika barayirwaye. Barayirwara bananirwa kwiyakira mpaka umunsi umwe bihoreye, kubera ko mu ntambara ya kabiri y'isi ikintu cya mbere icyo gihe Ubutaliyani bwari butegetswe n'umunyagitugu w'umufashiste bamwitaga umufashiste. Icyo gihe rero bwari buyobowe n'umufashiste bitaga Mussolini, mwese ngira ngo mujya mu mwumva. Mussolini tujya tumwumva. Ubwo yahise ikintu cya mbere yakoze, Mussolini urumva yari afatanije na Hitler, bari bafitanye alliance n'Ubuyapani n'abandi. We yahise asaba gutera Ethiopia rugikubita, kuko yayiteye mu mwaka w'1935 muri 1936 intambara yari irangiye Ethiopia itsinzwe. Kuko urumva Mussolini yarafatanije na Hitler, none yaje afite indege, afite ibintu byose. Gusa nyine nanone ku bw'amahirwe yabo make byarangiye n'ubundi Ubutaliyani n'Ubudage n'Ubuyapani bitsinzwe intambara ya kabiri y'isi, n'ubundi nta kintu byabamariye, bahise bavanwamo. Ubwo yashakaga kwiyorera kuri cya gitero cya mbere mu 1830 avuga ati igihugu cyo muri Afurika cyaradusebeje. Nicyo cyari gitumye bari bararwaniye hano bitaga Adawa n'ubu baracyahasura nyine aho icyo gitero cyabereye. Ikindi nari nababwiye nuko Ethiopia ariho hantu iyi kawa twese tunywa yavumburiwe. Ni inkuru rwose izwi, nta muntu bihakana, bivuga ko yari umushumba uragira intama, ariko akajya abona amatungo agira ikintu aryaho akagikunda cyane akishima, ikawa buriya yongera imbaraga. Akabona amatungo nyine arashabutse kandi agakunda kugenda aryizo mbuto. Rero nawe ngo yaragiye asoroma za mbuto nawe aziryaho, asanga koko niko zimeze, azibwira n'abandi, biza guhinduka. None ubu ngubu hari iyo bimva ngo ni espresso, ngo ni latte, ngo ni byose abantu bayinywa barayizi cyane. Ngo urumva ikawa nayo twahita tubara uko rwose ikomoka hano muri Ethiopia. Ikindi kintu iki gihugu rero buriya mutari mukizi ariko wenda benshi baranabizi, buriya Ethiopia niyo uruzi rwanira uramubona amazi menshi, kuko nababwiye ko Ethiopia ari igihugu cy'imisozi. Buriya mu misozi uzacunga ahantu hari imisozi niho hantu honyine ushobora gusanga isoko, kubera ko amazi y'imvura iguye amazi amanuka ku musozi akawucengeramo akazahinguka mu gishanga, ku buryo mu birenge ku kirenge cy'umusozi cyangwa aho ushingiye hasi hafi y'igishanga ubona amasoko menshi. Ethiopia rero buriya igira amasoko menshi cyane agenda agakora umugezi munini.
ukagenda ukijugunya mu wundi mugezi wavuye muri bino bihugu byacu Afurika yo hepfo, u Rwanda, Burundi, Ubugande, Tanzania, ukazamuka. Iyo migezi yihuye n'ikora uruzi rwa Nili. Nili ubwo imwe bayita Nili Bra, indi Nili Ble, Nili Ble cyangwa Bru. Ubwo imwe ni Nili y'umweru, indi ni y'ubururu, niko bavuga. Iyi yacu impamvu bayita y'umweru ngira ngo ujye ubona ukuntu za Nyabarongo cyangwa Akagera zisa, kubera ko tuba dufite ubutaka bwinshi. Umugezi wacu ubona ko buriya kwanza biriya bintu biba binaba nuko twebwe dufite ubutaka bunini bwo guhingaho, ariko ubundi buno butaka amugezi utembana ukabona nka Nyabarongo irasa nabi, burandi bwo butaka bwera. Mu bindi bihugu barabuyungurura, baranabukoresha cyane. Rero Ethiopia buriya ibaze ko kuri Nili yose itanga 80%. 20% niyo yonyine iva inaha hepfo. Kandi bakunda kuvuga yuko Nili ugiye kureba nko kunuza bakunda kuvuga ko ikomoka ina. Nyine Nili ikomoka mu Rwanda, ubundi ngiye ni nako mbibara. Neza kwanza mu mizozi ya Nyungwe niho hava imigezi igenda ikamanuka hepfo ikaza gukubitana n'Akanyaru n'izi za Nyabarongo, bikagenda bikagira Akagera. Ariko uyu urebye uruzi rwa Nili n'uruzi runini cyane, nko mu Misiri aho iyo migezi yose bamaze guhura Nili yabaye imwe, habanyuramo n'amato manini ku buryo umuntu agenda mu mugezi akagira ngo ahubwo ni ikiyaga. Ku buryo nyine buno bwato butoya butapfa no kwambuka umugezi ngo buve hakurya bujye hakuno. Rero buriya amazi ya Nili hanini hano mu Rwanda kuri Crete Congo Nili, iyo ugarutse hakuno amazi yose aba ari Nili, hakurya aba ruzi ajya kumena mu ruzi rwa Congo, mu Kivu za Rusizi buriya migezi iri hakurya ijya muri Congo. Iyo hino ni ikora Nili. Rero nubwo isoko ya Nili buriye bagiye kuyibara bapima ahantu umugezi ahantu hanyuma kure mbese hashoboka utangirira, ariko ntago ariho haba hazana amazi menshi. Rero Ethiopia ko nubundi yegeranye na za Misiri, yo ntago amazi yabagenda urugendo runini, kure hashoboka Nili komoka n'inaha. Ariko Nili Ble yo muri Ethiopia izana amazi angana na 80%. Ni nayo mpamvu bavuze ko urugomero bagiye bashaka kubaka kuri uwo mugezi ufite amazi angana gutyo, bavuze yuko uwo mugezi wacanira ibihugu byinshi, ntago ari bo bonyine. Kandi Ethiopia ni igihugu gifite iterambere n'abaturage benshi gikenera amashanyarazi menshi. Ese nicyo baba bapfa ni Egypt ni Misiri nicyo bapfa, kuko urumva Misiri rega idafite Nili yahita iba ubutayu, kiriya gihugu cyose cyaba ari ubutayu, baba bacungira kuwo mugezi ucamo gusa. Bivuze ngo ni nayo mpamvu nabo bavuze ngo intwaro zose baba bafite bazikoresha, ariko ni ukuvuga ngo ruriya rugomero nibarwubaka nako bararwubatse, nako ntago ruratangira gukora, ariko imirimo bigeze kuri. Rero iyo amazi bayafashe, urumva kugira ngo urugomero nawe urabyumva, ubundi urugomero ni ukugomera amazi nyine akuzura. Ni nko kwa zano hari umugezi ugacukura ikintu kinini, amazi akabanza kuzura, yakuzura noneho yarenga yuzuye akajya yareka agatambuka. Ariko n'ubundi nyuma yuko yuzuye agatambuka azajya atambuka akomeza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo rero urugomero rwuzure bizasaba yuko amazi yajyaga muri Egypt agabanuka. Ntago bayafungira rimwe, ahubwo bazagenda bayafunga gahoro gahoro mpaka ruzuzure, ubwo Misiri be yihanganye mu gihe ibona amazi make, kandi nayo niyicungira. Ariko kubera na Haiti bahita barushiraho, ahita agabanya na speed ya. Ariko iyo rumaze kuzura arongera agakomeza, ntago wahagarika amazi gutemba ni karemano. Ntabwo nanone kandi kantu numvishe buriya ngo yanagusenyera. Kandi kantu numvishe buriya ngo Nili ni rwo ruzi rutemba ruturuka mu majyepfo rujya mu majyaruguru. Kandi ni narwo ruzi ku isi rutemba ahantu hanini ibirometero byinshi. Urumva ni rwo ruzi, ni longest river. Ni rwo ruzi rurerure nyine. Ubwo rero urumva amazi ya Nili amenshi nyine ni Ethiopia. Icyo kintu nacyo wenda numvise ari ikintu bagomba kumenya. Naho rero ku bindi bintu bigiye bidasanzwe muri iki gihugu, nuko iki gihugu cyo kigira amezi 13. Ahubwo iki gihugu kigira amezi 13 mu mwaka, ariko rero ntabwo ukwezi kwa 13 kuba kungana n'ayandi. Urabona twebwe amezi yacu kugira ngo bihure n'amezi 12, kumwe kugira 31, ukundi kukagira 30. Wenda kwa kabiri niko kugira 29 n'8. Bo rero buri ukwezi kose kugira iminsi 30. Ukose. Noneho amezi 12 yashize rero bahita urumva wenda twebwe tubare ko hari amezi yagiye agera 31, bahita bafata wa munsi ya cyagiye kirengaho
bagahita bavuga bati niba ari iminsi 4 cyangwa 5 bagahita bayigira ukundi kwezi kwa 13 kuba gufite nk'iminsi 4 ukwezi kwa 13 buri ni ukuvuga buri mwaka bafite ukwezi okay urabona amezi yose yo mu Rwanda twe tugiye kalendari yacu ugiye ubara iminsi 30 ya indi yageraga 31 wa munsi uburengaho uri kuwurya ndabyumva bahita rero bongera bakicara bakayiteranya bagahita bavuga ati dore ni nyine bahita bayongeraho nyine icyo ndi kuvuga ukwezi rero kwa nyuma kwa 13 uko aho kugira ngo bo amezi amwe agira 31 yose ya wa munsi umwe bagenda bayiteranye kabine bakayigira ukwezi kwayo ahubwo icyo navugaga niba ubwo nyine tugenda mu bihe bitandukanye ntago tugenda mu bihe bitandukanye totally iyo ugiye muri Ethiopia ubwo nyine ukoresha kalendari mpuzamahanga ariko bo bagira yabo yaba okay amezi urumva turatandukanye none uretse n'amezi no kubara igihe abanya-Ethiopia nago babara nkatwe ntago wakumvisha umunya-Ethiopia ukuntu umuntu mubwiye ngo ni saa moya si rimwe moya ni rimwe ntago rero wamubwira ukuntu wowe turi saa moya ariko ukavuga ngo saa moya bandika 7 ntago babyemera akibyo biro nanjye manumva harimo umunsi wabo uvuga yuko isaha ya mbere ni mu gitondo saa 2 ubwo ni isaha ikurikiye bigomba kugira nimugoroba amasaha 12 ashize bakongera bakavuga ngo ubwo tugeze mu masaha ya ninjoro andi 12 y'ijoro ariko ubwo niba ari saa 1 ni mu gitondo nyine ubwo ni saa 1 niyo saa 11 wenda yabo sinzi ubwo icyo kintu ariko nizere ko cyo kuvuga ushobora gusanga muri Ethiopia baturi inyuma ho bari nko muri za 2010 na kangahe ibyo bintu rero byo kubara imyaka ngo za 2010 na kangahe biterwa n'igihe watangiye ubara nk'ubu turi mu mwaka wa 2025 ariko duhereye igihe Yesu yavukiye niho point de repère dufata ni mu gihe abayisilamu nabo umwaka barimo sinzi wari ubu ngubu ariko bafite umwaka barimo bahereye igihe Muhammad yaviriye bamwirukanye imaka gahungira Madina ubwo Ethiopia ho ngo baba bari inyuma yacu y'imyaka 7 bo rero nta kintu bibabwiye ntago bari inyuma yacu nago bahanganye natwe bafite uko babara bafite point de nyine aho babara inkitangire kuko natwe rega tubara bitewe n'ibyo byose ariko ubundi mu by'ukuri ntago wahita uvuga ngo ibyo bintu nibyo rero bo bagira igihe cyabo ya ndumva rero none sinzi niba hari ikindi kintu cy'ingenzi cyaba gisigaye kugira ngo tugane ku musozo ndabona ikiganiro gisa nkaho kigiye imbere cyane mu minota ni byinshi rero reka mbabwire igihugu ibyo ni iby'ingenzi umuntu abavuga nababwiye Bibiliya mbabwira ikawa mbabwira iki mbabwira aho bahuriye n'abarasta mbabwira n'ukuntu iki gihugu ari icya kera n'ukuntu gituwe wenda navuga nk'akanyuma hari umugabo watwaye umudari wa zahabu niwe munyafurika wa mbere watwaye umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique uwo mugabo rero wo munya-Ethiopia bavuga ko yanikoze amasiganwa yirukanka yambaye ibirenge niko najyaga numva bamwitaga Abebe Bikira Abebe Bikira rero ni umunyafurika waciye agahigo ni ubwa mbere umudari wa zahabu watashye ku mugabane wa Afurika uyu mugabo rero wa mugani wa wundi nkaho ibyo bidahagije uyu mugabo yaje kongera ajya mu mikino ya Olympique mu Buyapani arongera atwara undi mudari ni muri marato yirukaga marato yirukaga nyine muri marato urabizi mu mikino ya Olympique arabiruka 100 metre ibihumbi we yajyaga mu rwego rwa marato uwo mugabo yarongeye atwara undi mudari uwo muntu urari mu mateka akomeye mu bintu bijyanye na siporo abantu babikurikira ibyo bintu ngira ngo baba babizi ku ikintu kijyanye n'imirire ari nacyo cyanyuma Ethiopia ku bantu badakunda inyama abantu batarya inyama nicyo gihugu cya mbere ushobora kubonamo ibiryo by'abavegetarian byiza cyane nicyo kintu kizwiho ikindi kintu nari nibagiwe mu mbabarire reka nkavuge nako ni byinshi ariko reka mvuga kanyuma buriya Ethiopia nicyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite airline iri ku rundi rwego cyane yagiye ku Ethiopia Airline Ethiopian Airline bayita Ethiopia Airline niyo kuri service ku bintu byose ifata umwanya wa mbere muri Afurika ku buryo rwose yaragiye yigarurira iyo industry ikurikirwa n'indi bita Royal niba ari Royal Line yo muri Maroc hakaza iyo muri South Africa ya gatatu indi sinyibuka ariko icyo nashaka kuvuga nuko u Rwanda narwo rufite umwanya wa 5 buriya Rwandair iri ku mwanya wa 5
muri serivisi nziza cyane ku bantu batega indege. Ni kompanyi nyine Kenya niyo ya kane, ya gatatu, ya kane nako u Rwanda n'urwa gatanu. Ubwo rero ibyo ni ibintu ushobora kumenya ku gihugu cya Ethiopia. Tuzajya dukomeza ndetse n'ibindi biganiro, ntago tuzaturya umwanya munini, ariko haramutse hari n'ibindi bintu twibagiye ushaka kubitubwira muri comment, cyangwa se wemerewe kuza muri comment ukatubaza ikibazo ati nk'ibi nibi, nabyo tukabikurebera tukabikubwira, cyangwa tugashaka umuntu ubizi wagezeho tukamutumira, baba bahari. Ubwo rero ndabashimiye abantu bari badukurikiranye, mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu, ni The Updates TV. ni dana nukuvuga kugira ngo tuvuge tushyire hiriya de wenda bazajya banabyumva. Nuko twasanze hari ayandi macano yitwa the bakoresheje ta na hana natwe nibyo twagakwiye gukoresha, ariko twahise The Updates kuriya twanditse kuriya, ariko ubundi ni The Updates kugira ngo tutaza kugira ikibazo cy'uko hari cano nyine duhuje izina n'icyo urabizi, biraregwa cyane cyane iyo abantu bashyira ibintu kuri YouTube. Navuga rero ibiganiro ubundi nk'iki nakagaruka, twababwira ko iki ni ikiganiro kimwe kivuze wenda ku gihugu cya Ethiopia, bimwe mu bintu birimo, ariko tubararikiye n'ibindi biganiro mu gihe kiri imbere. Ndumva nyuma y'iki kiganiro hari ikindi kiganiro tuzakora cyo muri Eswatini cyangwa se muri, dufite n'umutumirwa icyo gihe uzaza wahabaye cyitwa Swaziland. Hari umutumirwa wahabaye uduhereza amateka yaho cyaho n'iki byose mu bintu bidasanzwe byaho, kuri wa mwami ngo ushaka abagore benshi. Ibyo nabyo mu birarikiwe muzabibona n'ubundi nyuma y'iki kiganiro. Navuga rero ngo mwakoze kubana natwe n'ubundi, ngiye na Seven Maestro, Savimbi niwe wasesenguriraga wenda bimwe mu bintu bitandukanye nk'inararibonye. Navuga ngo ikiganiro cyo nakagaruka nabo narariho. Ikindi kintu tubibutsa cyane twongera kubabwira, inkunga yawe ikomeye nuko wakanda subscription. Ujya usanga inaha hari abantu benshi badakunda gukora ako kantu, nyamara niba wumvisha ikintu kumva umuntu hari ikintu yazajya kugezaho gifite icyo kikumariye, ntukarebe ikiganiro ukabyara umunsi umwe ukwezi. Ubu usanga umuntu amaze umwaka arebera kuri channel filime runaka cyangwa se ikiganiro, ariko atarakanda kuri subscription. Barata ntababeshye, muzajya mwumva biryoshye muzayikore, nimubona bitaryoshye ubwo muzabireke. Gusa twiyemeje kubakorera ibintu byiza, mwakoze kubana natwe, muzabikunda. Muchas gracias.